ntabwo Imana izakomeza kumva amarira kuko hariho amarira akabije. Hari amarira akabije wari wabona aho umugabo asambana yamara gusambana akikamera akaza kubyareka umugore. Ibyo bintu niyica rubozo. Nabikora se arabuze. Arabonze. Erega mbanze amabanga menshi y'abantu bambitse. Ndayazi. Umuntu amaze gusambana akoze ikosa ryo kuguca inyuma aje no kubikwereka muri video. Imana niza ntikabone uruhare rwawe. Buri wese mu ruhande rwe yirinde. Ntihabeho guhangana. Ntihabeho guhangana. Ntihabeho no gutandukana buri wese ahe mugenzi we amahoro. Ikaze kuri Mama Charlene Official TV ingedi Clement Bagemahe. Haribazwa ibintu bitandukanye cyane ku cyitwa ubufindo mu bubatse. Tuhashatse ngo tuganire na Mama Charlene. Mama Charlene tuguhaye ikaze. Umeze ute? Urakomeye. Yego kabisa. Hanyuma ikaze nyinshi kandi n'abadukurikiye nabo ubaha ikaze nawe. Yego. Turabahaye ikaze kuri Mama Charlene. Yego. Turanabakunda. Kandi nizere ko bameze neza. Kuri wowe ubufindo mu bubatse ni iki? Ubona gute bumeze gute ubufindo mu bubatse? Ubufindo mu bubatse rero no butumwa Imana yampaye. Ubutumwa Imana yampaye maze kubona akarengane gakorerwa abagore n'akarengane gakorerwa abagabo. Kuko usanga mu masengesho ari gusengwa wenda hagize umuntu ubasha kuyatega amatwi akumvira rimwe. Yego. Amasengesho abagabo bafite cyangwa abagore bafite muri iki gihe no gusengera abagore babo babananiye no gusengera abagabo babo babananiye. Kuko ubu bufindo mu bubatse ikibazo cyo mu ngo nicyo kibazo kiza ku mwanya wa mbere mu bibazo isi ifite ndetse n'igihugu gifite. Uraganira n'umuntu ati umugabo wanjye wagera hirya umugabo wanjye hari umuntu uherutse kumpamagara uba hano mu gihugu kimwe ambwira ibintu umugabo wakora kandi ari umukozi w'Imana. Aba mu cy'igihugu ni igihugu ahantu nyine ntacyo hari wamenye cyari cyose wari we babimenya wenda nawe yanantega amatwi akanyumva ariko ari byiza. Okay twagiye. Ugasanga harakubwira ukuntu pastor umugabo wanje mufata ryamanye n'umukozi nkamufata ryamanye n'umushyitsi nkamufata mbese arafata umugabo we mukavuyo n'akajagari ugasanga k'igitsina ni ruhaye. Rimwe na rimwe akanamusaba imbabazi ati mbabarira rwose nabikoze sinzongera. Ejo akagaruka ati mbabarira sinzongera kugeza ubwo umugore akubwira ati ndumva naniwe mukozi w'Imana ndakora iki. Muri make ibirego by'abagabo barega abagore ibibazo by'abagore barega abagabo ni wo mwuka uri kuzamuka ku Mana kurusha ibindi byose. Ubwo bufindo buri gufata abande ari bo benshi se. Imana ijya kunumaho ngo ubufindo mu itorero mu bubatse yarambwiye ngo uzambwirira abagore umbwirire n'abagabo ngo amasengesho y'abagabo narayumvise bari kurizwa n'abagore babo kandi n'amasengesho y'abagore narayumvise bari kurizwa n'abagabo babo. Iravuga ngo ije gukoresha ubufindo irebe uwagize uruhare mu guteza undi byago cyangwa amarira. Kwirebera no nyirabayazana. Yes, nyirabayazana. Ngo kuko umugore arira muri soprano umugabo akarira muri bass. Niko barira ngo na nyirabayazana ntago yemera ko ari we. Iyo umugore n'umugabo bafitanye ibibazo bitana ba mwana ariko Imana ya Isiraheli ubwo n'ubufindo rero izakoresha ubufindo wabuzagwa. N'ubufindo se bwazanywe nande? Ni Satani ni marayika bwazanywe. Ubufindo ni nko kubwira abantu ngo ayo marira yo kwitana ba mwana nubwo leta itamenye wayateje pasiteri akayoberwa ibyo ari byo kuko bose barira ariko ubufindo hari uwo buzafata. Ubwo bufindo buri mu muryango ko hagati y'umugabo n'umugore bitanga bigira izengaruka hagati yabo. Imana nimara kubona nimara gukora ubufindo cyane ni mu bakirisitu kuko aya marira ntago azagumaho iyo ntago bishoboka. Izatuma intumwa ituma abahanuzi ibinginge ibahendahenda ariko nyuma yo guhendahenda ntibagaruke ngo bareke ubugome bwabo bumvikane. Imana izakora ikintu gikomeye. Hizica umugabo imuha undi mugore yica umugore imuha undi mugabo. Nkuko abantu Imana iguhaye ubutunzi ikunyaga yaguha amafaranga akitwara nabi kayajyana. Ntago Imana ifite abagore bagupfa ubusa
nta nubwo Imana ifite abagabo bo gupfa ubusa. Umuntu nabona Imana imuhaye umugore ajye mufata nk'amata y'abashyitsi. Nabona Imana iguhaye umugabo kuko iguha umugabo hari abo yamwimye, inaguha umugore hari ababifuza barababuze. Rero buri muntu wese afate mugenzi we neza, amenya ati iyi ni kadi Imana igize ite impaye, nimwahagiza nkamuhabura Imana nayo niza nanjye izagira gute izampabura. Ubufindo burakomeje, ubufindo burimo nyirabayazana beretana ba mwana, aho ngaho ni ikibazo. Imana imaze kubikwereka, wabonye ko ibibazo ubufindo bubyarize ingaruka noneho ku muryango, ku bana? Okay, ingaruka abana bagomba kuzigira, babifubye kandi bafite ababyeyi. Nk'ubu hari abana barerwa na ba nyina gusa bafite base, hari n'abana barerwa na base gusa kandi bafite ba nyina, babifubye kandi bafite umuryango. Bibagiraho ingaruka rero, kuko uko biri kose umwana warezwe na papa na mama bakundanye babayeho neza, hari ikintu bimumarira nawe mu buzima. Yego. Hanyuma kuba umugabo n'umugore bakwitana ba mwana, akenshi ubona ubufindo abenshi babangamira abandi cyangwa bitana ba mwana hagati y'umugabo n'umugore, ubona abahe bafite uruhare runini muri ubu bufindo. Ibintu byose ukuntu biriho ubu, ibintu byose bimaze gukomera. Kujya kuvuga ngo ni abagabo babitera, kera twabonaga ari abagabo, ariko abagore b'ubu nabo babaye ukundi kuntu. Mu ruhande rw'abagabo no mu ruhande rw'abagore bose ububona ari kimwe, kuko umugore aratinyuka agatabana, agaturuka agatabana rwose bakarerwa, ntagire ubwoba, ntagire n'igishyika, akagenda afatije akambara ijipo yo kuri taye n'umusetira agafunga, akigira inkumi, agateretwa agashaka abandi bagabo bikamukura, cyangwa agakanzu kitwa agapira. Gapira. Ugasanga rero ararya aranywa, afite abana yatayeyo 5, 6, 7, ibintu nk'ibyo, kumva nta kibazo kandi ari umubyeyi. Abagabo nabo nta soni bagira, aragenda agatebeza impeta akayikuramo, akigira umwana mutoya, impeta akayikuramo, akigira umwana muto agatangira gutereta, akaba umusore bigakunda. Urumva rero mu mpande zose barinjiriwe na Satani. None se ubufindo amaherezo yabwo na yahe kugira ngo buve muri societe? Ubundi uko biri kose Imana iyo yamaze gutuma intumwa n'abahanuzi ngo abantu nibihane, kuko na leta ubwayo yabishyizemo imbaraga, barahana barigisha, ariko ikizakurikira iki ngiki ni inkurikizi itari nziza. Ntabwo Imana izakomeza kumva amarira, kuko hariho amarira akabije. Hari amarira akabije, wari wabona nk'umugabo asambana, yamara gusambana akikamera akaza kubyareka umugore. Ibyo bintu ni iyicarubozo. Nabikora se arabuze, arabonze. Erega mbanze amabanga menshi y'abantu bambitse ndayazi. Umuntu amaze gusambana akoze ikosa ryo kuguca inyuma, aje no kubikwereka muri video. Rikumva umugabo mukaba muri kumwe ati uyu mukobwa ndamukunda, cyangwa wajya nk'ugusura umugore mugenzi wawe ugasanga umugabo abwiye umugore ngo wantereteye uriya mugore cyangwa wantereteye uriya mukobwa ko nabonye ari mwiza. Yiyicarubozo barimo barakora ibyo bintu rero biteye iseseme. Imana izabihagurukira, n'umuvumo arigiye izabaritagura da. Ati biteye iseseme, ni umuvumo, ni akavuyo, ni akajagari. Uyu muvuno rero, umuvuno urimo ubufindo ntabwo uvugwaho neza nk'uko ndi kukumva. Ubufindo mu bubatse, aho nyirabayazana ashobora gutekerezwa cyangwa akarebwaho, sosiyete yitwara ite kuri ubufindo? Sosiyete rero ukuntu abantu bakwiye kwitwara kwa mbere, nimba ijambo ry'Imana rivuga yuko umugore ari urubavu, umugore ari urubavu, umugore ari urubavu rwavuye mu mugabo, imbavu z'umugabo. urumva ko ni umubiri we muri make. Nta muntu ushobora kwifata ngo yirye urwara, nta n'umuntu wakica ukuboko, kuko nimba deje kuba umuntu ari umugabo byonyine ni ikintu abagabo bakwiye kubaha. Kuba Imana yarafashe umugabo ikamugira umugabo, hanyuma igakura umugore mu rubavu, ni icyerekana ko umugore ari umunyantege nk'umugabo akaba umunyembaraga. Abagabo bakwiye gusiporuta ibibazo byose bibera mu rugo, hanyuma bakabikaruma, bakaba igisubizo
cy'ibibazo byose biza mu rugo, Yego. bakirinda kuba ba nyirabayazana, kuko ngo Kristo ni umutwe w'itorero, hanyuma umugabo nawe akaba umutwe w'urugo rwe. Okay. Kandi ngo umugabo yitangira urugo rwe, yitangira umugore we, nk'uko Kristo nawe yitangiye itorero akagira ate, akaripfira. Okay. Buriya rero abagabo bafite ibibazo bikomeye, ntago kuba Imana yararemye umugabo ikamuha ubwanwa, ikamugira umuntu nyine w'umugabo. Abagabo ni abantu bakomeye, nibadakoresha rero nibadakora ibyo bakwiye gukora nk'abagabo, Imana izabibahora. Kandi nabyo bitera umuvumo. Uzi kugira ngo ujye uba uri umugore wicare kure y'abana bawe warabyaye wigera incike. Uzi kugira ngo uba uri umugabo ujye ugenda umenye isahane yawe n'isafuriya yawe wirirwe muri resitora, ugira ngo nawe ni umuvumo. Uri ukwiye kuba wicaranye n'abana bawe n'umugore wawe mukabana mugasaza, ugira ngo usara umunezero uba uhari. Ariko umugore nta munezero, ariko umugabo nta munezero. Nta mugabo ushobora kukurutira abana ubaho, nta n'umugore wakurutira abana. Uri kumva? Kandi burya abantu nuko bibeshya, ibintu biba byarakozwe n'Imana biba ari originali, iyo bakoze ibyabo biba ari pirate. Nta mahoro rero y'umunyabyaha, buri wese agerageze guha amahoro mugenzi we. Ubu bufindo se bugenda no mu madini no mu basenga bubamo. Buri cyane rero. Kandi bo bajya mu ijuru barageze ku Mana. Arani naho buri cyane usanga umuntu baje kumusezeranya ati uyu ni umugabo wa gatatu. Ugasanga na ntuzi uwayoboye nawe afite abagore nka babiri cyangwa batatu. Ni ikibazo ni icyo. Ko nakajagari rwose. Shoti bakunzi ba Masharlene Official TV, ubufindo bamububatse bamaze kuba ikibazo gikomeye hagati y'umugabo n'umugore. Societe ifite ikibazo kuko ibifite abantu bameze gutyo batandukanye. Shatse kuvuga ko ishobora kwibuka nawe yisanze muri ako gahuge cyangwa muri icyo gikorwa, kubera impamvu zaba ngaba bagaragaje bateze imbuto hanze. Abapastor ruhare abapastor bagira, abashumba amatorero bagira mu kugira ngo ubufindo buveho. None se uruhare bagomba kugira no kuverifiya ku bantu bagenda basezeranya. Nk'ubu iyo abantu umuntu agiye gusezerana afite undi mugabo, atanga amafaranga mu rusengero kugira ngo bamusezeranye. Yego. Arayatanga amafaranga juste kuko baratanga, sinibyo gusa ubwo n'abakodesha amasare baje kwasezeraniza no ku ruhande. Yego. Urumva rero abo bapasteri barabashyigikira. Bari bakoreye kugira uruhare mu kwigisha abantu, bakagerageza kubana bitakunda ko banabana, bakabigisha n'ubundi buryo. Rero hari n'ukuntu abantu batandukana ariko bagahana amahoro. Yego. Bagahana amahoro, umwana akagira uburenganzira kuri mama no kuri papa, bose abana bakabona yuko papa hari cyangwa na mama ageze gute ahari. Ariko ubona ko mu nsengero ntabwo babishyiramo imbaraga. Iyo ufite amafaranga uri umugore, iyo ushatse umugabo bahita bagusezeranya. Iyo ufite amafaranga mu rusengero uri umugabo, uzana inkumi rwose bakagusezeranya ibyo kuvuga ngo ufite abana n'umugore kuko ufite amafaranga. Kuko ufite amafaranga. Bagomba kugira uruhare rero mu kwigisha abantu ku bintu by'umubano. Ubu bufindo bwigeze bubaho no muri Bibiliya se ku bantu baje bashakana, ariko abantu muri Bibiliya bageze bagira abagorera. Muri Bibiliya nka Ezekiel umugore we yitwa Ndegangaruko, ngiye gutanga ngo umenye ubufindo niba bwaragiye bana muri Bibiliya. Ezekiel muhanuzi mukuru Ezekiel, Yeremiya wishinze ibyo muri Bibiliya byo rero. None se ntuze ntiyari afite abagore 1000 hajya Salomo. Uhe Salomo. Yego Salomo. Yari afite abagore 1000 ariko nabo nyine nawe yaricujije. Kuko ngo buri mugore yazanaga n'ikigirwamana cye. Barangije baramurarura. Harashya. Ubufindo mekomeje kuba ubufindo mu Masharlene. Kuba warabweretswe urifuza ko abantu bitwara gute nyuma y'iki kintu cyagaragaye nk'ubufindo, bitware gute? Reka rero nkubwire. Abantu bubatse. Burya ababurana ari babiri, umwe abayigiza nkana. Iyo urugo rujya gusenyuka rigera rusenywa n'abantu babiri. Hari n'igihe rusenywa n'umuntu umwe ashaka kubaka undi bitamurimo. Ndumva nabwira abagore n'abagabo ngo buri wese yirinde kugira uruhare mu isenyuka ry'urugo rwe. Umugore nazana ipiki ajya kubita ahirike wenyine, ariko umugabo atazanye isuka. Yego. Hari igihe umwe azana igifunga cy'isuka agakubita akabahiritse itafari, hanyuma umugore nawe akazana ipiki bose mbese bakarurambika hasi.
ariko hari igihe umugabo akubita ipiki hanyuma umugore yamara guhirika nk'itafari umugore akongera akagira gute akariteraho akongera mbese umwe niyubaka umwe nasenya undi ni ajye yubaka hanyuma nihabaho ikibazo kivuga ngo kuko ntago urugo rwubakwa n'umuntu umwe ntago bishoboka nabonye bidashoboka ni urw'abantu babiri nihagira n'ikibazo kivuka kuko mu isi ntawe kizabuza ibisitaza kuza ahubwo ubizana azabona ishyano nanjye ndakaza hanyuma buri wese yirinda uruhare rwe nihaza induru mu rugo Imana niyitega amatwi isange nta jwi ryawe ririmo nihaza mbutiyaje Imana niza ntikabone uruhare rwawe buri wese mu ruhande rwe yirinde ntihabeho guhangana nihabaho no gutandukana buri wese ahe mugenzi we amahoro ubona yuko no guhana amahoro ntago birimo umugabo n'umugore baratandukana umugabo yajya gushaka undi mugore bikaba intambara ugasanga umugore yahururanye n'abana ngo agiye guhangana na mukeba cyangwa guhangana n'urugo kandi burya njyari ikintu nemera umuntu ashaka kuko ashaka cyangwa agashaka uwo ashatse ushatse kuvuga iki nimba umugabo avuze ngo ngiye gushaka umugore amureka agashaka nibikurya bikakubabaza nawe ushaka umugabo ariko abantu bahana iki amahoro yego nihabemo abakurikizanya abandi ubufuni kwicana kurogana ibintu byo guhangana binabaviramo kwicana yego ngahe nguko rero ni ubufindo mu bubatse aba bubatse nabo bafite sishyashya usanga rwose imiterere yabo nuko batekereza kuba bakwitekerereza ko hagati muri bo hari gukoramo agakino k'ubufindo usanga batihuta kugira ngo babimenye harimo n'abantu nyine b'ababingwa hari abantu bazi guhisha ibyo mu ngo zabo ubundi hari wa mugani w'abanyarwanda ngo zirara zishya bwacya zikazima burya abantu benshi niko babayeho umuntu akanga kugaragaza ibibazo byo mu rugo rwe kubera icyubahiro afite kubera umwanya afite bimenyekane banyirukana ku kazi agakomeza gukomereka no kubabara kandi rwose nta kintu biba bitwaye kuko n'undi kubihishura ntacyo byenda kumara kuko kubibwira abantu no kubibereka byose ni ukukota nta wenda kukugirira umumaro nta n'ugufitiye impuhwe kuko hari igihe urwawe rurimo kwaka n'urwo handi rwaraye rugize gute rwaraye rwaka ugasanga rwose abantu baba mu byumba bibiri umugore mu cyumba cyo ugasanga bamaze imyaka 10 mu gitondo bagasohoka bose wese sheri shushu bishushanya bahurira mu bukwe bakicarana mu myanya nyene papa na ntoza bakabashakira umwanya papa mama runaka araho kandi ntibararana ntibasangira ntibakarabira hamwe ukabona ko ni igikomere kiba ni ikibazo no kuri kw'Imana mu nsengero umwe akajya muri korari undi akadiyakona kandi bataha umwe isahane ye undi icyumba cye ntaho bahuriye ni ibintu by'uruvange Imana ikwiye gutabara abantu bayo bakorwa iki kugira ngo ibintu byibuze bigire imbaraga nkeya abantu bakwiye gukizwa kandi bagakizwa neza kuki uvuze gukizwa ntuvuge ko kugira umuco n'uburere mbaragihugu bwiza kugira ngo si umuntu akijijwe uburere arabubura agakiza ubwo ubanje kuvugira ngo ni ugukizwa gukizwa neza yego burya rero umuntu ukijijwe neza agira ikinyabupfura mugani wa mugani ngo gukizwa nebe bitera umwako burya umuntu ukijijwe aba ari umusirimu umuntu ukijijwe neza aba ari umunyabwenge yego umuntu ukijijwe neza akemura ibibazo bitajemo impaka umuntu ukijijwe neza aba afite ubwenge ikintu nabifuriza ni ugukizwa mu gukizwa havamo kwihangana kuko kuvuga ngo uzabona umugabo ukeneye w'umwana mwiza 100% ntabwo bizakunda n'umugore w'umwana mwiza 100% ntibizakunda habaho rero gukizwa gutera no kwihangana ukagira ibyo wihanganira ku mugabo ukagira n'ibyo wihanganira ku mugabo none ubufindo ntibuzaganza abantu bishanyanyemo umugabo umusore akaba arishe umukobwa akisha umusore ubundi ahanini naho bitangirira abantu bagahisha ingeso zabo barambagizanya yego kugira ngo akunda mujyane kugira ngo akunda abone umugabo kugira ngo akunda abone umugore abantu bagahishanya umusore agahisha ko ari umukene umukobwa nawe akagira ibintu ahisha hari n'umukobwa rwose ujye uheza umusore akavuga ati kuva nabo ntago ndakora birabishitana yego yamugezayo rero agasanga harahiye ugasanga rero agasanga mbese ni nyabagendwa
niya nyabagendwa igihe twakoraga ikiganiro umuhungu ari guseka noneho ugaza twakora ikiganiro ngo nimba hasanzwe ari nyabagendwa ari inzira yagiho ngayo nguko rero abantu rero nibige kugira agaciro zituma ubu bufindo buva mu miryango kandi ikindi abantu nibajya gushaka bajya bitonda bajya bitonda ngayo nguko rero ubufindo bubaye ubufindo mu bashakanye mama Charlene turagushimiye akoze cyane namwe tubashimire ngo akomeje kubana natwe kuri mama Charlene official TV 9 Clement Bagemahe cameraman Grand Merci kandi koko nibyo ubufindo buvemo kugira ngo bo kwitana ba mwana nyirabayazana yoko nyirabayazana ahubwo bose basenyere ku mugozi umwe siko bimeze yego rwose yego kabisa wakoze nanone akoze ngiye nkunda gushimira umuntu cyane akoze nawe dushoje n'ubundi witonze bitotsi noneho byaje ibitotsi okay yakoze cyane ibihe byiza rero nuko nguko ibiganiro byacu nibigenda biza buri mwanya kandi mukomeze bane natwe bye bye